muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba wigaba wa nkwakuze abakurambere ba Rusuka uturutse kuri Gihanga. Abakurambere ba Rusuka ari nabo bakurambere b'Abasuka, umuntu yabagabanyamo ibyiciro bibiri by'ingenzi ukurikije amateka y'u Rwanda. Bitewe n'uko n'ubusanzwe amateka y'u Rwanda ahera kuri Gihanga, bavuga ko ari wahanze inka n'ingoma, ariko mu by'ukuri akaba yarahanze ingoma n'ubwiru bwayo, naho inka zikaba zaramutanze kubaho. Bityo amateka azwi y'u Rwanda akaba ari waheraho. Niyo mpamvu natwe iriho tugiye guhera tugerageza gutekereza amateka y'u Rwanda ufatiye ku mateka y'abakurambere b'Abasuka. Ibyo bice bibiri tuvuga ni abakurambere batazwa amazina n'abakurambere bazwa amazina uturutse kuri Gihanga. Reka duhere ku bakurambere batazwa amazina. Nk'uko bizwi mu mateka y'u Rwanda, hariho imiryango bavuga ko ari iy'Abanyagihanga. Iyo miryango ni Abanyiginya bakomoka kuri Kanyarwanda wa Gihanga, Abashamba bakomoka kuri Mushamba wa Kanyandorwa ka Gihanga, Abashubi bakomoka kuri Gashubi ka Gihanga, Abahondo bakomoka kuri Kanyabugesera ka Gihanga, Abatsobe bakomoka kuri Rutsobe rwa Gihanga, n'Abacyaba bakomoka kuri Nyarucyaba rwa Gihanga n'abandi. Abo bana bose ba Gihanga b'abahungu bagiye baragwa ibihugu byo gutegeka byagiye bibitirirwa: Kanyarwanda u Rwanda, Kanyandorwa Indorwa, Gashubi Ubushubi, Kanyabugesera Ubugesera. Ariko abo bami bose bakaba baragombaga kuyoboka umwami mukuru wasigaye ku ntebe ya Gihanga, ari we Kanyarwanda nyir'u Rwanda rw'icyo gihe. Rutsobe wenyine niwe warazwe i Gisaka, ariko yaje kukirangaraho, bakavukire bacyo barakimwaka barongera barigenga. Gusa aho Gihanga atangiye, ntabwo ibihugu by'Abanyagihanga byayobotse umwami wasigaye ku ntebe ya Gihanga. Ibyo bikaba ari nabyo ntandaro z'intambara z'ubudaca u Rwanda rwahoraga rurwana n'ibihugu bituranye narwo, rushaka kugarura ibihugu bya Gihanga, aricyo byiswe kwigarurira aha n'aha, kugeza ejo bundi ku ngoma ya Rwabugili. Buriya ngo nicyo abami bose b'u Rwanda babaga baharimbanira mu ntambara zabo zose. Muri iyo miryango yose y'Abanyagihanga murabona ko Abacyaba aribo bonyine bakomoka ku mukobwa wa Gihanga, Nyarucyaba, akaba ari we wenyine w'umukobwa ufite umuryango wamwitiriwe abakobwa ba Gihanga. Ibyo bikaba byaratewe n'uko se yabitegetse uko, bitewe n'akamaro yamugiriye, amugorora ko abana bazamukomoka bazamwitirirwa, bakaba ubwoko mukomokaho nk'uko twabibonye. Ariko kandi Nyarucyaba abyaye umuhungu ari we Rucyaba, akaba sekuruza w'Abacyaba, ari nawe musekuruza wabo wa mbere w'umugabo. Muri make rero, kuva kuri Rucyaba ugera ku Rusuka abereye igisekuru cya karindwi ari we Kabuguma, hashobora kuba harimo abasekuru nka babiri batazwa amazina. Reka rero tujye ku cya gice cya kabiri cy'abakurambere bazwa amazina mu rugendo. Abakurambere bavugwa aha ni abo Rusuka akomokaho tuzi amazina yabo, aribo Temahagari, Nangikinyoma, Mugondoro, Gasindikira, Fizi na Kabuguma. Aha turagira ngo habeho kwibaza ahantu hakure haba haraturutswe n'abakurambere ba Rusuka, kuko twamaze kubona ko Rusuka ariwe tuzi wa mbere wagarutse mu Rwanda, kuko abakomokaho aribo Nyirarucyaba na Rucyaba baruhozemo, ahubwo abo hanyuma ye baba aribo bimukira ahandi. Mu bo twabajije, bamwe bavuga ko abakurambere ba Rusuka na bene wabo baje bava mu Nkore, ariko hari n'abandi bavuga ko baje baturuka mu Ndorwa. Uko biri kose ni hamwe muri aho, mu Nkore cyangwa se mu Ndorwa. Bakaba rero baragiye mu Gisaka kwa Kimenyi bakamuhakwaho, bakaba intwari ku rugamba barubonaga n'u Rwanda. Noneho umwami w'u Rwanda agakoresha ubwenge bwose kugira ngo intwari zo mu ngabo za Kimenyi zimucikeho, abone uko azikoresha mu kureshya izindi ngabo, bityo Kimenyi abura amaboko, u Rwanda rutsinda Gisaka. Bakongeraho ko Rusuka na se bashobora kuba barageze mu Rwanda bari kuri gahunda y'umwami w'u Rwanda. Hari n'abandi bavuga ko Rusuka yazanye na se Temahagari na mushiki we Sasamyariro bisuhukiye. Aho ikibazo umuntu yakwibaza ni ukumenya mu by'ukuri uko baje. Abavuga ko yaje yisuhukiye nibo banavuga ko yaba yarabanje guhakwa n'umutware wo mu Nduga, umwe wamugejeje ibwami. Abavuga ko yaje ku mugambi w'umwami w'u Rwanda bo bemeza ko yahise yigerera ibwami bahita bamuhaka. Icyo abenshi bahuriraho cyo nuko baje bahunze Ubushigi.
Temahagari azana umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa aribo Rusuka na Sasamyariro. Impamvu yabagenzaga nkuru ari uguhunga icyo cyorezo cy'ubushita, kuko icyo gihe niho Gisaka cyatewemo n'indwara y'ubushita, ari nabwo bapfunyitse umwambaro bakohereza Mibambwe Sentabyo w'intashyo, bigatuma yishwa nabwo nk'uko twabibonye. Ibyo birazwi neza kuko abasaza bo mu Basuka bajyaga bavuga ko bene wabo baturutse mu Gisaka baje bahunga ubushita, kandi murumva ko bahuza natwe uzi ko mu mwaka wegereye 1976 mu Gisaka hatewe ubushita bukaze, ari nacyo gihe cya Temahagari. Ikindi kitumvikana neza ni ukuntu Rusuka yabaraje we na se bisuhukira, hanyuma mu minsi mike ukumva ngo bageze ibwami, wanahabaye abagaragu b'inkoramutima z'umwami. Uko kuza kwa Temahagari n'abana be kwahuriranye n'uko u Rwanda rwari rukeneye kwinjiza mu ngabo zarwo abantu bo mu ngabo zo mu Gisaka, kandi na Temahagari yari abizi. Kugira ngo tubisobanukirwe neza, ni byiza ko tumenya imibanire mu bya politike y'icyo gihe yari hagati y'u Rwanda n'ibihugu bituranye ari by'Igisaka n'Ubugesera, ari nabyo Temahagari yanyuzemo aza mu Rwanda. Nk'uko twabibonye tugitangira, hari abakurikirana amateka bavuga ko Rusuka n'ababyeyi be baturutse mu Nkore cyangwa mu Ndorwa, bakagera mu Gisaka bakahaba intwari Kimenyi umwami waho akabahaka, hanyuma umwami w'u Rwanda nawe akabareshya kugeza ubwo abashutse bagatura mu Rwanda. Mu bihugu bitamenye kwandika no gusoma amateka yabyo, bikahererekanya mu mvugo gusa, usanga ibintu byabaye mu myaka nka 200 babikubwira nk'aho byabaye mu mwaka umwe gusa. Abakurambere b'Abasuka baba bakomoka mu Nkore cyangwa se mu Ndorwa, mu hamwe muri aho ukuyeho ko yaba Rusuka yaba Temahagari yaba Ntagikinyoma ndetse na Mugondoro batigeze bavayo, ahubwo ko bavukiye mu Gisaka. Kubera ko Inkore n'Indorwa kuba icyo gihe kugeza ubu ni ibihugu bitigeze bivuga Ikinyarwanda, ahubwo bivuga Urunyankore. Nta muntu wavukira ngo yitware amazina y'Ikinyarwanda gisukuye, kuva ku mubyeyi kugera ku buvivi bakitwa amazina y'Ikinyarwanda gitomoye. Niba rero Gisaka tuzi ko Temahagari ariho yari atuye, hano bakaba baravugaga Ikinyarwanda nko mu Rwanda, wahamya udashidikanya ko abakurambere be bafite amazina y'Ikinyarwanda bahavukiye, ndetse n'imico y'aho baturutse ikaba yari yaramaze kubashiramo kera, ukabona ko bashobora no kuba bari bahamaze imyaka irenga 100. Abo umuntu yagenekereza ko aribo bahoze mu Nkore ni abafite amazina y'Ikinyankore cyangwa se abafite amazina yamenyekana mu Kinyankore no mu Kinyarwanda, nk'ari y'abasekuruza batangirwa na Gasindikira. Usubiza inyuma, Gasindikira ni Irinyankore, kuko gusindikira ari ugusindagira. Niba nawe iryo zina atararigizwe ryo kugaruka ku mazina ya basekuruza nka Gasindikira ka Rusuka, muri ubwo buryo ashobora kuba ariwe waje ava mu Nkore agafata ubwenegihugu bw'Igisaka. Ise Mfizi na sekuru Kabuguma, ayo mazina ashobora kuba yumvikana mu Nkore kuko hari Abanyankore na n'ubu bitwa Kabuguma n'abitwa Runiga Mfizi. Ubwo ayo mazina yumvikana mu Kinyankore, ushobora kuvuga ko bashobora kuba barayiswe bakiri mu Nkore, kimwe ariko nanone n'uko banayitwa amaze kugera mu Gisaka. Rusuka wise umwana we Gasindikira byari uguterekera abakurambere ngo abumvishe ko nta cyahindutse, ko bakibakunda, babasaba guhorana nabo, kandi kugira ngo bafatire indeka mu Rwanda nk'uko bayihoranye mu Gisaka no mu Nkore cyangwa mu Ndorwa. Mbese byari uguhabura Gasindikira ka mbere. Ikindi gisa n'urwenya cyagaragazaga ko Gasindikira ka Mfizi ari wavuye mu Nkore mu gihugu cy'ubworozi bw'inka, nuko se Mfizi na sekuru Kabuguma bafite amazina y'inka, bagera mu Gisaka nko bamariye kumenya n'iby'ubuhinzi, bagatangira kwita abana babo amazina ajyanye n'iby'ubuhinzi nka Mugondoro, Temahagari. Usibye ko Temahagari we yaryitiwe mu Rwanda ryiswe na Rusuka. Ngo urwo rugendo rurerure twabashije kumenya rw'abakurambere ba Rusuka bakoze mbere y'uko bagera aho batuye ubu, ntawabona ahera amenya akarere ko mu Nkore cyangwa mu Ndorwa bavuyeho. Ahari ikibazo cy'amatsiko rero ni ukumenya niba abakurambere barahoze ari imfura kuva kera mbere ya Rusuka, cyangwa niba barabonye ubukire mu gihe cya Rusuka bityo akaba ari wabaye imfura. Ariko kuri icyo kibazo bifite inzira basize batweretse, kandi ngira ngo wayinyuramo ntabwo yayoba. Reka tuze tutekereze gato ku mazina ya bamwe muri bo. Iyo utekereje ku izina ry'umuryango w'abakomoka kuri Rusuka ari bo Abasuka,
ushobora kwibaza uti aba bantu babaswe n'isuka b'abahinzi bigeze batunga inka? Dore ko aricyo cyerekanaga ubupfura. Reba nawe aya mazina y'abasekuru ba Rusuka ubwe, bivuze umuhinzi ukoresha isuka. Uretse ko rishobora no guturuka ku nshinga gusuka, bivuga gutangira kuvuza ingoma. Temahagari, umuhinzi ukomeye ukoresha isuka n'umuhoro atema ishyamba, ariko yari yituye mu Rwanda. Mugondoro ariwe sekuruza. Uyu we yitiranwa n'imigondoro y'ibishyimbo. Wenda wasanga yaravutse ibishyimbo bateye byameze ari imigondoro. Uretse ko bishobora no gusobanura amahembe y'intama, imwe bita rugeyo. Dore inzira abakurambere basize batweretse zagwishura uko bari bameze, kandi ngira ngo wecamo ntabwo yayoba. Icyambere, biragaragara ko bari abantu bashakisha imibereho yo mu rwego rwo hejuru. Twabonye ko batuye mu nkore cyangwa mu ndorwa, naho bishoboka ko bahageze bavuye mu Rwanda, barava bajya mu Gisaka no barava baza mu Rwanda. Bigaragaza ko bari abantu bafite amarere yo gukira no gukomera, kuko iteka bahitaga bagera n'ibwami. Ubwo twabonye ko bahoze ari intwari mu ngabo zo mu Gisaka, kandi ntawe ubera intwari ubusa. Akaba mugani ngo ingoma utonnyeho niyo ubamo intwari. Ikindi, none se ninde uyobewe ko gutunga iteka bijyana no gushakisha ibintu bitari aho uri, uva aho ujya hariya? Ndetse ko no muri iki gihe ari uko bimeze. Uwo muco wo kwimuka ntabwo wagenzwaga no gushaka imirima yo guhinga, ahubwo bagezwaga no gushaka inka n'icyubahiro, kandi babigezeho. Twabonye ko Temahagari na Rusuka na Sasamyariro aribo baje mu Rwanda basize bene wabo mu Gisaka. Temahagari yari yaribonaniye na Mibambwe, amuha n'aho atura, ariko nyamara aza kwisubirira iwabo mu Gisaka. Ibyo byiza yari abonye mu Rwanda abisigira Rusuka. Ibyo byakwereka ko yari asanga afite uko ameze, ku buryo yumvaga atava mu bye burundu. Bigaragaza ko yari umugabo wari ushize imizi mu bye. Ikindi kitoroshye mbona umuntu yahera agahamya ko bari abakurambere batari abaturage ba rubanda rugufi, ni uriya mukurambere Mugondoro wise umwana we Nanga Ikinyoma. Aho uhita ubona ko yari umuntu w'umurevolutionneri, kandi wari uhagaze ahantu hirengeye nk'ibwami cyangwa ibutware, maze akitegereza aho abantu bamwe badobeka banagoreka, abandi basondeka babeshya, ari nako babeshyerana, maze yitegereza aho ikinyoma gikubitirwa hakubuye. Yitegereza ingaruka bigira ka wa mugani ngo iyo ubeshya umara inka, cyangwa undi uvuga ngo imboga z'ikinyoma n'izirya umutsima kabiri. Tuma Mugondoro agira ati Nanga Ikinyoma, abyitirira ku mwana we. Icya kabiri, gucuranga inanga. Twabonye ko bacurangaga, kandi bagomba kubana mbere ya Rusuka barabihererekanyaga mu muryango nk'uko abanyuma ya Rusuka babigenje. Gucuranga inanga rero ni umuco wabonekaga cyane mu bantu bakomeye, kuko rero bakoreshwa mu miterekero y'ibwami no mu gucuranga amateka y'ingoma. Rusuka wageze mu Rwanda agahita yemerwa mu bacuranzi b'ibwami. Bigaragara ko aho yari aturutse batari inshakishwa rumuri, ahubwo ko bari bahatswe n'umwami w'Igisaka, kandi we na Temahagari bakaba bari intore atari abanyamusozi. Icya gatatu, guhabura abasekuru. Bavuga ko mu muco kwita ku bisekuru uboneka cyane mu bantu bakomeye, kubera ko aribo baterekera kuruta abantu basanzwe, kuko n'ubusanzwe abakire nibo batinya urupfu. Ngaho reba nawe ibisekuru dufite by'abari imbere ya Rusuka. Rusuka n'uwa Temahagari, wa Nanga Ikinyoma, wa Mugondoro, wa Gasindikira, Kamfizi ya Kabugugu. Murabona ko Gasindikira Rusuka bereye ubuvivi mu muco w'abantu nk'abo bakomeye, bagenda bagaruka ku mazina y'uwo babereye ubuvivi. Akaba ariyo mpamvu ifura ya Rusuka yayise Gasindikira, yo guhabura Gasindikira ka mbere. Akaba ari nayo mpamvu bamenyaga amateka y'umuryango wabo, kugira ngo bamenye abo bazimu babo, abari gica babacubye, abandi babambaze bitewe n'ibyiza bakoze cyangwa imibereho myiza bagize, kugira ngo nabo babibagezeho. Ibyo ni nabyo dusanga mu mazina y'abana ba Cyilima Rujugira nka Sharangabo, Burabyo, Baryinyonza, Karara n'abandi. Ugasanga na Rwabugira afite abana biteranywa n'abo tuvuze, nawe byo guhabura bariya ba mbere, kandi ayo mazina akagaruka ku gisekuruza cya karindwi. Muri make bigaragara ko abakurambere ba Rusuka bari abantu barambye ku bukire n'ubupfura, batari inshakishwa rumuri.
Itongo rya Rusuka riboneka ku musozi wa Kaganza hafi yo mu Ruhango ahari ibigabiro bya Rwogera. Iryo tongo rya Rusuka rirangwa n'igiti bita igiti cya Rusuka. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Ndatekereza ko wamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza dukandira kuri like cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora kutubwira uti muzatubwire no ku mateka ya runaka w'ibunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Dukurarikiye gukomeza gukurikirira n'ibindi tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi ngo utazi yava ntiyamenya n'iyajya.